Attention kuri uyu muntu mbere yuko dutangira iyi documentaire, niba ugira amarangamutima menshi byaba byiza utumvise iyi nkuru kuko irababaje cyane. Uyu mukobwa agira ati ibi ntago ari ibintu byanditse mu idini cyangwa mu mategeko, ahubwo ni umuco wanditse mu migenzo yaho navukiye. Akomeza agira ati byarambabaje cyane, byangizeho ingaruka ku mubiri no ku mutima, kandi byari ibikorwa byo mu buryo budakingiye kandi budafite imiti yo kuburizamo ububabare. Uyu ubikubwira yitwa Wallace Dili. Uyu munsi nifuje ko wamenya inkuru yiwe. Mbere yuko dutangira noneho iki kiganiro cyacu cyangwa inkuru y'uyu munsi mbafitiye, mbanje kubasuhuza by'umwihariko abantu bakoze subscribe kuri channel yacu, ndetse n'utarayikora yabanza akayikora kugira ngo ajye amenya n'ibindi biganiro tuzajya tubagezaho umunsi ku wundi uko twabisohoye. Ushobora kuba atari ubwa mbere wumvishe filme yitwa Desert Flower, yasohotse muri 2009, yakinywe n'umukobwa witwa Lia Kebede mu cyimbo cya Wallace Dili. Ibyo ni ibisanzwe ko ba nyiri mari bashora abandi bagakina film. Impamvu mbanje kukubwira ibintu kugira ngo niba wararebye iriya filme utaza kwibaza ngo kuki uyu mukobwa mbona adasa nka Wallace nzi muri film. Nuko byagenze rero. Reka twitangire inkuru yacu rero. Wallace Dili atangira akubwira ati amazina yanjye nitwa Wallace Dili, bisobanuye ngo indabyo zo mu butayu mu kirimi cy'iwacu aho mvuka. Agira ati nkomoka muri Somalia mu gace ka Galikayo. Navutse mu muryango w'abana barenga 11. Twafatanyaga kurera amatungo y'iwacu, nkomeza kukwibutsa ko iwabo bari batuye mu butayu. Yakomeje agira ati imvura n'amazi aba ari ikibazo muri kara gace k'iwacu twari dutuyemo. By'umwihariko bagombaga gushaka amazi bagomba kuzanira iwabo, ndetse murabizi ko nanone bari bafite inyamaswa borora nazo zikeneye kurisha ndetse zikanywa no ku mazi. Ariko urabizi ko mu butayu ikintu bita ibimera n'ikintu bita amazi ni ikibazo mu buryo bwose bushoboka pe. Ndagira ngo noneho ahangaha tugeze utega amatwi neza kuko ira yari introduction yo kugira ngo mwumvishe neza ibyo tugiye kwinjiramo. Uyu ni wo mwanya rero ngiye kujya nagusobanurira ku cyatuzanye. Icyo nakubwira cyo uyu mukobwa Wallace yamaze kutwumvisha ubuzima yavukiyemo ko atari bwiza, ko butari bunejeje. Ibyo ni ibisanzwe ku bantu benshi nyine ku isi, cyo tugihujeho, cyo muri kucyumva nta kibazo. Okay, noneho ukurikira aya magambo ukagiye kugenda yakubwira yose kugira ngo hataza kugira ikigucika. Atangira agira ati nyiri umwana muto mfite imyaka 5, banjyanye ahantu gukorerwaho imihango yakorerwaga abana bato y'abakobwa mu gace k'iwacu, aho badukoreraga ibyo bita FGM, female genital mutilation. Ndumva nta kinyarwanda bifite gisobanutse neza, ariko reka tubifate nko gukebwa igitsina cyangwa gusiramura kugira ngo mubyumve neza cyane, ariko siko byitwa kuko ntago bikorwa kimwe. Yakomeje agira ati iyi migenzo yarambabaje cyane kuko nta kinya bigeze banera bayinkorera. Urabyumva byarankomerekeje no mu bwonko, niyo mpamvu ngirira impuhwe abana b'abakobwa bagikorerwa iri hohoterwa kuko birababaza cyane. Akomeza agira ati ibi ntabwo ari ibintu byanditse mu idini cyangwa mu mategeko, ahubwo byari umuco waho navukiye. N'ubu tuvugana hari ibihugu bigikora iyi mihango yo gusiramura abana b'abakobwa. Nigeze kukubwira ko utabona izina ubyita neza mu kinyarwanda, ariko twasapoje ibyo ngibyo kugira ngo mubyumve neza. Ni imihango mibi kandi ikorwa n'abantu batabifitiye ubumenyi, bashobora no kugukomeretsa kubera gukoresha ibikoresho bidafite isuku ndetse batanabifitiye n'ubumenyi. Aba bantu babikora baramuhaje ati se ibi bintu babikoresha iki? Akomeza babwira ati ibi bikoresho nyine ni ibikoresho bya gakondo bakoresha badukorera ya migenzo ya FGM. Nyine byari ibikoresho bya gakondo bakoresha, namwe murabyumva. Ara ntabwo bafite ibikoresho nyine bigezweho, kiragiye hari na kera cyane. Ubwo uyu mukobwa yatangaga iyi nkuru, yakomeje aya magambo agira ati ibyo ntibyagarukiye aho ngaho. Bacunze ngeze imyaka 13 bashaka kunshakira umugabo mukuru cyane. Narabyitegereje birambabaza, mfata icyemezo cyo gucika ngahungira muri Mogadishu, mu murwa mukuru wa Somalia. Niho honyine yari afite ho guhungira kuko nawe yari afite abavandimwe, ni nabo yahise ahungiramo ajya muri uwo muryango bari bumucumbikira. Yakomeje agira ati naje kugirirwa n'amahirwe mbona musaza wanjye anjyanye muri London nyine gukora akazi ko mu rugo. Niho nagiriye amahirwe nangira gukora aka kazi ko mu rugo, ariko kameze nkaho kamfunguriye inzira. Ariko birumvikana ko nari nyifite ikibazo cyo kuvuga ururimi rw'icyongereza kuko nari nzi ururimi rw'icyongereza.
ariko ibyo nibyo byagiye bimfasha kugenda menya icyongereza kubera kubana n'abantu bagenda bavuga bituma menya rwa rurimi rwaho nari ngeze. Yakomeje atubwira ati hari igihe cyageze musaza wanjye asubira Somalia njye nsigara i London. Icyo gihe nibwo nakomeje nanjye kugenda miga akazi ubuzima bwanga, ariko ndakomeza ndahiga aribwo naje guhura n'umuntu wampinduriye ubuzima. Ubundi ubu ngubu niko avuga ko urufunguzo rw'ubuzima bwe rwahise rufungurwa. Yakomeje agira ati naje guhura n'umunsi udasanzwe ubwo nahuraga no mufotozi wo muri London wari ukomeye wakameraga abo bita aba fashion abamodo muri make kugira ngo mubyumve neza. Uyu mugabo twarahuye aramagarika ambaza izina turaganira ambwira ko yanjyana muri kampani yiwe nkatangira gukorera amafaranga. Yaramaze kumva uko mbayo ubuzima bwanjye ambwira ko yamfasha nkahindura ubuzima bwanjye. Nyamara muri makeya uyu mugabo yari yakuruwe n'uburanga bwanjye, ntago ari uko nari mwiza ahubwo yewe yari yakuruwe n'uko nsa. Kara y'Abanyafurika rero irakunzwe cyane mu kintu bita fashion, iteye imbere. Niba unabizi na Rihanna yasinye amasezerano kubera uruhu rwiwe rwo kugira ngo ajye yamamariza noza muri ibi bintu by'amafashion nyine namwe murabyumva. Rero n'uyu mukobwa nicyo kintu cyatumye bamukurura ngo aze muri kampani yabo. Iki gihe noneho yari ameze nk'umuntu ushakwa bya nyabyo, noneho we yari anakenewe ku isoko, yari ari gukonta cyane, uruhu rwiwe rwari rukenewe cyane. Ntago ari aho ngaho byarangiye rero, urabizi ko ibintu Imana irimo umva ibigendaho ikabikoraho ku buryo ubona ko Imana yaje mu bintu byawe. Uyu mukobwa rero yatangiye kwamamariza amakampani arenze ku isi, nawe ubwiwe ati avuga ko atigeze atekereza ko yari kugera kuri kiragiye. Yaragiye amamariza amakampani arenze ku buryo yafataga amafaranga menshi y'akayabo. Biza kugera igihe rero amaze kubona ko yageze ku mafaranga ahagije menshi, nibwo yahise yibuka ba bana b'abakobwa yasize muri Afurika nabo bagikorerwa cya kibazo cyitwa FGM. Niyo mpamvu iyi nkuru nayikuzaniye, nta kindi nagiraga ngo mwumvishe nibi bintu bigikorerwa abana b'abakobwa. Uyu mukobwa rero yaje kubona ko nta kundi kuntu inkuru yiwe yamenyekana cyane usibye kuyandika, kubera ko abantu bariya bakunda gusoma. Yaranditse rero mu bitabo, iragenda irakundwa nayo rero, iragenda imukorera nayo advertisement itabaho nyine, nayo iramamara. Biba na ngombwa ko basura muri turiya duce twaho aturuka, nabyo batangira kubyigaho. Izo ngamba barazifata, bakuraho iriya migenzo barayihagarika. Rero abantu bamaze gukunda iyo nkuru yiwe baje kuyikinamo na film. Nibwo yahise ubona wa mukobwa bita Lia Kebede ariwe waje mu cyimbo cya Waris Diri. Iriya filime yaragiye iracuruza cyane, irarebwa cyane, ikundwa n'abantu benshi, imaze no gukundwa n'igitabo kiwe niko nacyo cyagiye cyinjiza amafaranga, n'izi filime zinjiza amafaranga menshi. Ariko icyo nashakaga kukwigisha nawe nk'umuntu, nubona hari imico idakwiye, nubona hari ibintu bikorwa bidakwiye, imigenzo idakwiye, tugerageza nawe uyivuge nyine. Nugera ahantu wabona ko wabasha kuvuga ijambo ryawe rikijyana, ntuzigere wibagirwa bya bintu wabonye, ujye ubivuga bihagarikwe kuko nakiza cyane. Nkomeza kukubwira ngo nahangaha dusoreje inkuru yacu. Icyo nakubwira, turi muri studio za Umvukuri Mr. Nkomeza kukubwira ati muryoherwe no gutangira umwaka, ibyo mukora bibahire, nicyo kintu nabifuriza. Icyo nakubwira ntago nasoza nakubwiye gukora subscribe, kubera ko subscribe iyo ikoze ubudufashe, ndetse nawe uba wifashije kuko bituma umenya izindi nkuru tusohora uko bwije n'uko bukeye. Nahandi bibera ni hano kuri channel yacu. Ciao ciao.